love is suffer. Love is suffer. Love is suffer. Yeah, I see the so. Yes, ni umuhanzi bita Nkezabera Sylvain bakunze kwita Sefizo niwe utugejeje kuri amasaha y'isa moya n'iminota 20 yonyine. Niyo mpamvu rero manza uduhe subscribe ku bushake bwawe, ahasigaye nawe ukomeze kudukurikira ibiganiro byacu cyane twitwa Radio Musanze 98.4 FM, cyangwa se wandike wayishatu akadomo RBA akadomo CO akadomo Rwanawa, twitwa Radio Musanze. Reka manze nkuzane nkubwira abakinyi Rayon Sport ifite muri iyi minsi. Ese uribaza ari abahe bakinyi Rayon Sport yacu ifite? Inyarugenge igiye kuhateteza, niyo mpamvu nanjye ngiye kwereka update y'abangaba. Harimo umugabo bita Paul Wele, ni mu mwakirizo yombi. Uyu mugabo aratwika kabisa. Rwatubyaye Abdul Rombirizi Eric kabisa, muhizi wa Murize. Iraguha Haji, umusore rwose kwa Haji nawe ni mu mwakirizo yombi. Lafale Osariwe nawe arahabaye. Mucyo Didier General, Twagira Mungu Amani, Ishimwe Ganijuru Eri nawe ni mu mwakirize yombi. Ishimwe Ganijuru Eri. Hari n'abandi bakinyi bakoze umwitozo. Jean Dodier nawe yahageze hirwa. Hakaza Ngendahimana Eric, Tuyisenge Arsene, hakaza Nkurunziza Fresier, hakaza Ishimwe Patrick, Kanamugire Laurent ndetse na Ndekwe Felix. Iyi Rayon Sport izica abantu. Reka manze nkuhereze abandi uko ubaje mu mwitozo noneho ejo bundi. Nabo ngiye kuza baguhereza. Ntago ndi njyenyine muri studio, ndi kumwe n'abagenzi banjye. Ndi kumwe n'umuvandimwe wo bakunze kwita muvandimwe no. Umeze neza? Egera mikoro ntago bari kukumva, ndetse n'uwo bakunze kwita cyangwa se wo twita ntago bakunze kumwita, bamwita Bosco. Nawe uraho neza? Very good, ni ibintu byiza cyane. Niyo mpamvu rero nanjye nitwa Nzayikundimana Fils. Wowe jya ku mbuga zacu uhite ukanda subscribe, share and comment, ahasigaye udukurikire 5 kwa 5. Twitwa Radio Musanze RBH hafi yawe. Wayeshatu akadomo CO akadomo Rwanawa akadomo, ahasigaye utwandikira twibere haramwe ibara ry'icyatsi. Ntumve ibara ry'icyatsi ngo wumve ngo ni Rayon Sport. Twebwe turi Radio Musanze. Ugakanda subscribe, hasigaye tugakomeza kuguhereza amakuru agezweho. Reka nkubwire rero abakinyi, ntangire nanzike abakinyi baje mu mwiherero w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abakinyi Rayon Sport yasinyishije. Ese urakeka noneho Rayon Sport yazanye izihe ntwaro? Intwaro yazanye zo zigiye kurimbura Inyarugenge. Inyarugenge rwose hahiye hakongotse. Mfite bagenzi banjye baramfasha gutondeka ikipe ya Rayon Sport uko imeze, ariko mbere y'ibyo byose ndamanza nkubwire abakinyi bakoze umwitozo. Ariko Rayon Sport ifite ikintu bita abakinyi bakomeye. Sinzi ko igikombe cy'umwaka izagicikwa iyi Rayon Sport rwose simbizi. Reka nkubwire rero abakinyi baje mu mwitozo. Reba hano hari umugabo bakunze kwita Nsanzimana Aimable. Uyu mugabo yamaze gusinya muri iyi minsi. Uyu mugabo murimo kureba mu kanya muto muramubona na ntuza n'umuyobozi wa Rayon Sport bari gusinya, dore nguwo batugeze imbere. Uyu mugabo rero nuko nguko yabigenjeje. Reka nkubwire abakinyi uko baje mu mwitozo, uko bakurikirana aho bose uko baje mu mwitozo. Nkubwira abahageze bamwita Serumbogo Ali, uyu yaje mu mwitozo. Tuyisenge Arsene yaraje.
uyu Tuyisenge nawe aratwika kabisa, nawe yarahageze. Bamwita Hakimu Bonheur, Hakizimana Bonheur nemvuze Hakimu Sahabu mwamwumva. Nsabimana Aimable nawe rwose nawe yamaze gukora umwitozo ku itariki 17. Kapiteni Rwatubyaye Abdou ni mu mwakire cyane yombi. Rwatubyaye Abdou umusore ukomeye cyane. Mugisha Francis uyu nawe yaraje rwose mu tozo. Bamwita Bugingo Hakimu nawe rwose yarahasesekaye muri uyu mwitozo wa Rayon Sport, ndetse na Hakizimana Adolphe.